Mbahaye ikaze nimukurikiye Yoshida Movie Rwanda. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bitanu bizatuma utora Perezida Paul Kagame. Ndabizi mutangiye kugira amatsiko, ese ibyo bintu ni ibihe? Ko tuzi ko tumukunda, ko ntacyo twamwima. Yewe ntabwo ari byinshi ugiye kumva mu matwi yawe, ni ibyo usanzwe wumva rwose, ariko ni ibintu bitangaje. Dore impamvu rero ya gatanu izatuma utora Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ni wa muntu usezeranya ikintu abanyarwanda maze akagikora rwose akanarenzaho. Ibyo bamaze kubyumva. Kane, Perezida Paul Kagame guhitamo neza ukamutora ni uguteganyiriza abana bawe, umuryango wawe n'abazagukomokaho. Ibyo wamaze kubyumva neza, kuko igihugu kitarimo amahoro n'umudendezo ntabwo